mwijoro bari bukine stade bazakiniraho iraririnzwe mu buryo bukomeye hatitawe kuzakira irarindwa hirinda bamwe bajya guca tapi hari umunsi ngo bamwe mu bantu b'ikipe imwe bagiye ngo gusiga ibintu ku mazamu ngo basanga amapoto imodoka z'icyatsi kijimye zirayajyanye ngo basanze agiye ngo waburiye izimanuka ara kuri tapi kuri za dodane neza baba barayabona nyine ko bayajyanye babura aho baca igihe batsinda Sarupongo nako Sarupongo atsinda APR abo bantu ngo bari bayirinze ariko ngo nibo bateguwe mbere bari barinze aho ngaho barinze stade Amahoro ko niho match yabereye ngo abantu bazanye amazi y'umugisha ngo baciye kuri abo bantu nibo bababona nibo babanje kujya gutegura babanje bategura abo bantu mbere none babacaho ngo bumva bakaniye bapanuwe reka nibagira icyo babona abantu bajya muri stade bikorera gahunda yabo ndetse ikipe ngo izano ayo mazi y'umugisha ngo yakoze umuti kuko icyo gihe Rayon Sport yatsinze akenshi rero iriya stade nk'inyamirambo ngo barabasekirite kwa gatanu ejo nijoro bari bafiteyo izamu nibashaka babipangira gahunda zindi bafite konje ejo ntibemerewe no kuhagera bahagera gukora iki ejo inzego z'umutekano zizaba zihari inzego zizwi zubakike zizaba zihari niba ari n'abantu batambaye agapfukamunwa bararagamo ntabazararamo ahangare ntabazararamo ejo niho utinyira derby stade izaba iri vide ahantu hose no muri metero 20 uvuye ku rukuta rwa stade ntabwo uzaba wemerewe kuhagera kimaca rumuriro ariko impamvu biterwa n'iki ku ruhande rumwe hari ikipe itemera izo gahunda z'umuti nge navuga ko ayo makipe yombi atabyemera ariko uzi ikintu namaze kubona gusa abamwe ku ruhande rumwe abafana nibo bagerageza kubyikorera noneho abantu bakavuga bati rero kugira ngo duce ibintu reka turinde uwazo wari wese ushobora no gusanga atari no kuvuga ngo wenda bavuga ngo bakumire wenda APR gusa cyangwa se bakumire bariyo gusa ari kuvuga ngo uwazo wari wese kuzana ikintu cyacyo cyose tumukumire kuko abafana bo barwana ishyaka rishoboka ryose cyane abafana Rayon Sport wamutumye cyangwa utamutumye abafana Rayon Sport igiye no gukina abafana ba APR kuri 40 kahaca bakabona nkuko biba jezi wenda kugira ngo match bayitere forfait babikora cyane abareyo babibonye uburyo biba jezi za APR kandi batabitumwe nayo ma equipe ko arabafana arigiye APR shaka igikombe bikomeye cyane ngo AS Kigali urabizi ko muri 2013 na 4 Ferwafa yazanye utuntu dutegeko tumwe na tumwe tworoheje ariko ngo ikipe igomba kuzuza kuba ifite ambulance nyine niho byatangiye kuza cyane kuba hari ya tableau yo gusimburizaho noneho hari umumama wakunda guterwa burankari stretcher ari abakarakana bakinyi basohoraho Inyamirambo umumama ubona mukuru rwose witonda cyane atuye ngo yatire mu bice bya Nyamirambo ari hafi ya za 40 banza ari mu rugunga yepfo gato rwampara noneho ngo AS Kigali yari igiye gukina kandi bigaragara ko ishobora kuza gutsinda APR kuko yaje no kuyitera uwo munsi ngo abafana ba APR bari baturanye n'uwo muntu babwira bagenzi babo ngo niwe rubitse karakana ko gusimburiza ari AS Kigali bagiye baragakokora barakajyana barakiwe umumama abura nk'isaha ajya kugashaka yarizeye ko gari arakabura abahamagaye muri AS Kigali ati ndakabuze bati ibintu dukoreye ni ibiki koko abakinnyi bagiye gutangira kwishyura ubuse turajya kugashakira he ngo barashakashakisha sinzi iduka bakabonye ariko amaduka nayo ngo bari babanje kuhanyura bababwira bati mubabwire ko ntatwe mufite hamwe bakanatugura ahubwo bakatubwira ngo tubike ngo barashakira amaduka ya siporo baza kukagwaho ntantu batageze nyine AS Kigali irokoka forfait gutyo rero abafana utuntu mutwe nyine baradukora nta mikino n'ikipe zitana bibatumye rwose ariko stade yo izabirinzwe kuko nta nikizaba giteganywa kubera aho wenda ngo cyatuma ifungurwa uwo munsi ariko uzahaca wese azayibona ko nta ibyo bazarinda byose ntabwo uzabuza abakinnyi kubikora abakinnyi bazabikora abakinnyi ku giti cyabo nyine baza babyisize abakinnyi byinshi ntabwo bo babizana ku kibuga we umusaza bari gukora akazi ahubwo hari ibyo umuti wa equipe yose
niwe usanga hamwe baje ku mapoto cyangwa umugaridiye imiti mugaridiye akenshi usanga nawe iri mu mazamu. Ya match ya Dogoro urayibuka Reyo itsinda 2 nayo ndi gufotora hasi ku kibuga Kanyama yaye umwe mu yayo makipe yarasohotse neza bagiye kwishyushya ni wasohotse mbere afite ikintu kimeze nk'igihaza ikintu nawo ibyo mbona si umutangatanga si igihaza iki kintu ntago cyera mu Rwanda ubona ari ubwa mbere kibonye gifitemo imbere hariya nyine hatari imbuto bari wavuga ngo barya wenda umweru imbuto ari umweru inyuma ukuntu cyasaga nacyo cyari umweru yagiye kubese hasi ndavuga nti Kigali irafashwe ndiruka nkebutse mbona cyaraturitse kitakimeneka gisandara hose ariko abuzane ni hataye undi munsi muvandimwe dukora akazi kamwe w'umunyamakuru yinjira mu kibuga imwe muri izi kipe imaze gukina mukinnyi wawe aramubwira ati ibi bintu mu banyamakuru mwihaye byo kuza mwirukankira mu kibuga tari gihe uziruka kumva nk'ibirenge birahiye urajye bigiye imbere ngo abona minota ya 5 aramubwira ati wiyatora ari uwo mukinnyi yari inshuti yiwe aramubwira ati wiyatora yarike wiyatora uzi guca ku mutuku ukagenda inyama nkayicaho yayaciyeho 5 arayihorera nyine ntago tuzo yatoye icyo yabaye niba yaraje kuba nk'ihene ntago tubizi cyangwa se niba iwabo barasengewe ntago tubizi abantu bavuka mu muryango ngo imandwa zita ngo imiryango y'inzigo imiryango y'inzigo ni imiryango bitarabandwaga nyitarakoraga ira migenzo ya Kinyarwanda ubwo rero n'abantu bahise bakira Imana y'u Burayi bagasenga abantu bari bakigenda muri iyo migenzo za 80 na kangahe za 70 tukiri bato babitaga inzigo garigero uvuka mu muryango w'inzigo abantu bisengera nyine abantu bisengera Imana y'u Burayi Bibiliya ibyo utabyemera ugasanga nyine bano basenga y'u Burayi bayitwa inzigo batemera bino bintu bigiye mu by'imandwa n'aba abantu basenga iby'u Burayi ubu ntabwo bemera ba muganga barabemera ko nyine ntago babakore ntago babijyamo ariko bemera ko bihari binakora abantu basenga buriya bose cyangwa se hafi ya bose bemera ko imigenzo iyo bita ya shitani ntago nabyita gutyo imyemerere yose ndayubaha iyo bita ya shitani ikora ndetse cyane ahubwo igira ibitambo n'ingaruka mbi cyane ibitambo byayo ni amaraso ngewe ingaruka ushobora gusara ushobora kubaho nawe ugira imyaka kugira amahirwe make mperutse kuganira n'umupasiteri ukomeye kumva ngo umwana ahubutse mu giti cyangwa ahiriye mu nzu koma ikamyo yawe ngo yagonze insina iba ariyo yangirika ari umupasiteri duretse kuganira ni umupasiteri ukomeye ni na pare wanjye kwanza yarambwiye ndi kumubaza nyine ibintu by'imyuka mibi arambwira niba wemera ko imbaraga z'Imana zikora niza shitani zifitaho nyine nazo zirakora of course nawe arakora afite imbaraga ariko nyine kuzihabya n'amasengesho ega niyo mpamvu dusenga twemera ko iyo mugenda uhereye kuri marayika murinzi Gabriel siwe abari kumwe n'abariyetena biwe n'amabatayo barimo barwana n'abandi bamarayika babi cyangwa z'abadayimoni bashaka kukugirira nabi cyane izo mbaraga hirya ziba zihari byanze bikunze ubwo rero ahubwo kutemera ko bikora nyine bishobora kugira impact runaka sinzi impamvu umujyi wa Kigali umaze gutangaza ko umuganda wateganyijwe kuri wa gatandatu utakibaye twamaze kwitegura tuzajya kuwukorera igiye Bugesera abantu b'abanyabugesera ubu nta mujyi utifu w'Akagari uri kunyumva anyisabire ni muri Kigali utazaba yego ubuvuga ngo ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali buramenyesha abatuye umujyi wa Kigali ko kubera igikorwa cy'isiganwa ry'amagare Tour du Rwanda rizabera mu mihanda inyuranye y'umujyi wa Kigali umuganda rusange waruteganyijwe mu mujyi wa Kigali kuva ku wa gatanu nako waruteganyijwe mu mujyi wa Kigali ku wa gatandatu tariki 26 z'ukwezi kwa 2022 utakibaye nkuko byari biteganyijwe ukaba wimuriwe ku wa gatandatu tariki ya 12 Werurwe ku gatandatu utaha wakurikiyeho mu byumweru bibiri mu byumweru bibiri ubwo rero twigaragaze igitifu bishaka bantumiye nkaza tukikorera umuganda tukajya gukora umuganda mu ntara tunagane tunasesengura Somba
uyu mugabo ntabwo azigera agaragara nk'uko amakuru ava muri Rayon Sport avuga. Yego nawe ejo wari uri mu Nzove ntabwo yigeze akora n'imyitozo. Mami yarabiduhamirije ko ngo agiye kumara ibyumweru 2 hanze. Umusore afite ikibazo cy'umugongo ku buryo ejo yanyuze muri MRI, akaba rero azagaruka mu byumweru 2. Ariko tukivuga ibintu by'abantu beza batera amazi y'umugisha, ubu ngubu uko biri kose ku mipaka ihuza u Rwanda n'ibihugu birimo Tanzania, Burundi na Congo, uko biri kose hari muvoma zihari tu ubu icyo bita traffic jam. Ubu ngo bari muvoma zihari, ari abantu bajyayo cyangwa bavayo. Uko byagenda kose ku isaha y'isa 6 z'ijoro hari umuntu wabamutse hagati yo mipaka uvuze saa 6 z'ijoro saa 8 hagati aho ngaho, cyane cyane abava hakurya mu Burundi ubundi niho akazi kabera cyane, niho gakunda kubera kenshi. Urumva rero ubwo muri APR ho abakinnyi urebye hari udahari se ameze neza. Ejo ku nkuru twagarukagaho bameze neza bose, nta ufite ikibazo. Ubwo Rayon Sport ni Onana, hakaza na Bukuru, kandi Olivier nawe dushobora kutamubona mu izamu. Nubwo azaba hari ariko dushobora kutamubona mu izamu. Olivier ntabwo yatarijyamo. Ubwo bazamukinisha Jemuve muvandimwe nawe azakwitakina. Iranzi niwe ushobora kuhakina. Iranzi n'uzakina rwa ruhande. Reka uyu Iranzi rero yanakinnye muri ano makipe yombi. APR yihozemo batandukana nabi, yari umwana yimaze imyaka irenga 10 waragerageje kuyiha byose, ariko divorce iba mbi kimwe n'andi makipe menshi yo mu Rwanda. Ariko hari ibyo yibuka, hari icyo avuga kuno mukino. Bakoze nibyo kuko turi kwitegura match isa nkaho ikomeye muri shampiyona y'u Rwanda, ariko turi kwitegura nkuko twiteguye izindi match zisanzwe. Kuri wowe uburemere bwayo busanzwe cyane? Kuri njyewe nzi uburemere bwayo kubera ko yose ni ama equipe nagiye nkinamo, uburyo APR ifata wenda ibifatamo nk'igiye guhana Rayon Sport, maze no kumenya n'uburyo Rayon Sport ibyitwaramo nk'igiye guhana APR. So rero urumva ko ni match ibitoroshye ku mpande zombi, ibisaba buri mukinnyi wese kwitegura kubera ko buri kipe yari yose ibishaka gutsinda. Tuvuga ukuntu ntago umutoza kuba yaza, ntago murinjizwa igitego umukino uri kuba kiretse penalty yo kuri Mukura, uri muri iyo defense urakurikirana, niki yazanye mu mutoza? Nibyo koko ntago tukinjizwa ibitego byinshi, ni ikintu cyiza ku ruhande rwa defense, ari narwo ruhande ndimo, ni ikintu twishimira ku ruhande rwacu. Ikindi bikanadufasha kuba wenda twabasha kwinjiza adversaire nkuko maze iminsi mubibona, ni ikintu cyiza kuri twebwe, biratumotiva Priske bikamotiva n'abafana b'ikipe ya Rayon Sport kubera ko n'abafana bakunda intsinzi. Numva rero bikomeje ari ikintu cyaba ari cyiza cyane. Match iyo yose itanga isomo, kandi nk'iyo mutakaje match rimwe na rimwe birafasha kugira ngo mwige amakosa muba mwakoze kugira ngo mutakaze iyo match. Ntekereza ko kuba APR yaradutsinze ni ukuvuga ngo hari amakosa yabayemo kandi atagomba kugaruka muri iyi match kubera ko n'indi match nshyashya. Priske dufite n'umutoza mushya, nawe akeneye kwereka abafana ba Rayon Sport yuko ari umutoza ushoboye. Dufitemo n'abandi bakinnyi ikipe yagiye yongeramo, nabo n'abakinnyi beza nkuko bagiye babibereka muri izi match zishize. Je ntekereza ko kuri kote yacu ntekereza ko nta mpungenge dufite, nta cyatuma tudatsindira match. ni Iranzi Jean Claude, uyu nguyu akaba yaramaze kuba umudefenseri mugani nkuko amaze kubivuga, ari muri departement y'abadefenseri, avuga ku bijyanye n'umukino yamaze kwiyakira. Ubwo rero urumva mu by'ukuri ni umuntu wakinnye imikino myinshi cyane, kuko imikino myinshi yakinnye hano mu Rwanda ahatarari muri Rayon yarari muri APR. Yego ni no makipe nyine aheruka gukinira. Yari umuntu ugira uruhare cyane muri mikino. Iranzi sinavuga ngo amaze kugaruka ku rwego rwe kubera ko kumujija ari muri defense ntabwo nabikora. Ntabwo namujija ari muri defense kuko Iranzi no mukinyi uri offensive, niho yakabaye ari gukina tukareba niba urwego rwe rwaragarutse, yari umuntu ushobora gukiringa umukino ko Iranzi afite iyo touch yo kuba yakiringa umukino.
yashota agatsinda yatanga assiste n'umukinnyi hutana umupira umukinnyi uzi gukata amasantre ni byinshi Romamiwe Mami Marcel nawe yatubwiye ko abakinnyi abona bahagaze muri iyi minsi nyuma y'igihe bamaze bakora barakosoye amakosa muri defense ari nayo yabakozeho ubwo bakinaga na APR. Byo turangije imyitozo uyu munsi twitegura match ya APR yo kuwa gatandatu. Urebye abakinnyi bose nta kibazo cyo bukuru, urebye ndumva nta ikindi kibazo twaba dufite muri groupe. Bon ubundi onana afite ikibazo urebye no mugongo colonne vertebrale. Ejo yakoze imyitozo ashaka kugerageza ko yareba ko yatangira neza, ntabwo abashije kurangiza imyitozo kuko yahise akomereka kandi ahita ajya guca mu cyuma kuko mu cyuma bitewe n'ukuntu umuganga ukuntu yasobanuriye basanzemo hari ikibazo ku mugongo we. Muganga bahita bamwandikira imiti na repo y'ibyumweru 2 adakora ku mupira. Umva n'icyo navuga kuri Onana. Bon urebye inzira yo tuyirimo kuko turi ku gikombe kuko ikipe iri imbere yacu turusha amanota 8. Turimo turareba ko kwa gatandatu tuzabasha gutsinda ko tugabanya amanota turi imbere. Urebye ni match twiteguye neza consequence kuko izi match ebyiri tumaze gukina ari icyizere ziduhaye bitewe na objectif intego ikipe ifite yo y'igikombe. Ndumva ko turi bukomeze muri uwo murongo mwiza twatangiranye kuva muri izi match ebyiri. Wono mutoza Romami mbere yuko umukino wa APR uba bavuga yuko mu byukuri ibyo bakosoye cyane ari amuka birashoboka ko n'ahandi wenda tuzabona ikipe iri ku rundi rwego ariko muri rusange defense yariyo ntabwo twabura kuvuga ko namukuru ntabwo yinjije igitego cyo mu mukino ni penalty nayo itavugwaho rumwe ri ariko niyo sawa rya niyo kabisa. Ubwo rero ibintu bari byiza no kuvuga ngo hari ibyo atangiye kugenda kosora reka turebe niba bizakomeza. Gusa Adil nawe ntabwo yoroshye umutoza Adil arabizi gutsindwa n'ikipe bitari yo sport. Adil yaba yari umuhanga yari ko ari umutoza udatoza muri kano karere ukuntu nyine yaktinga ku mukino akurikirana match yiwe nakubwiye ngo ayikatamo segima nka 18 z'iminota 5 igice cya mbere segima 9 we aba areba mu minota 5 utuntu tubamo transition z'iminota 5 zarangira ibyo panze mu minota 5 byarangira agahita akora ibindi. Ntago ari wa muntu uvuga ngo minota 15 ngo 20 ngo tujye gutangira tugira gutya reka ebana buri situation warayikurikirana aka adjusting bigendanye nuko bimeze reacting bigendanye nuko iyo situation imeze. Iki kintu kabisa ni kote for afite ntabwo ajya ava muri match nagajya yicara nagajya aregeza ngo ne noneho uziko Adili ashobora kuba ari mu bantu bakora ibirometero byinshi hariya nyine niko bayiruka mu kantu gato ariko bamwemerera kwiruka ikibuga cyose ariruka cyane nawe uko abakinnyi bagenda nawe nihajya aho bagiye nihajya kabisa. Ubwo rero byinshi tuzajya tugenda tubigarukaho no ku munsi w'ejo tuzaganira kuri uyu mukino mbere yuko uba mwamaze kubyumva yuko umukino ugomba kuba ku munsi wo kuwa gatandatu saa 9:30 ntabwo ari saa 9 zuzuye. Niba ari wite gahunda ku Muyumbo wenda ushaka kujya gukora imitation uzagenda ubanza irangize za Muyumbo ako ku Muyumbo ndakwibutsa ko bazabafunze baza bari mu muganda za Muyumbo niba ari nka kamitazi ukora wenda nka mbandaza yenda ugakore za Muyumbo aratemye murangizanye mwandikirane birangire notera nawe utangiye kuntungura nimbuzi za Muyumbo si mu rugo se